iyo dutekereza pasika ikintu cya mbere kituza mu mutwe duhita dutekereza iminsi mukuru, ugasanga twifuriza na pasika nziza, noweli nziza, kimwe n'abafarisayo nabo nicyo kintu bakoraga. Kubera iki? Kubera ko ubuzima bwabo bwose bwari ubuzima bugendana n'ibintu by'isi, bitagendana n'ibintu ibyo Imana ishaka kutubwira. Akenshi natwe twese ubwacu iyo dutekereza pasika, noweli, duhita dutekereza iminsi mikuru, ubu ngubu amatara cyangwa iki, ugasanga tuwaguze umwenda wa pasika n'ibindi byose. Ariko ntabwo ari uko biba bimeze, kuko pasika harimo ukwitanga. Ukwitanga niko kintu tugomba kubonamo gikomeye cyane. Ni umwanya wo kwicisha bugufi, ni umwanya wo kwisuzuma, kubera ko akenshi habayeho ukwitanga umwami wacu agenda akitanga ku musaraba, hanyuma rero akazuka. Ntidukunda gutinda cyane ku bintu by'urupfu rwa Yesu, tugatinda cyane ku bintu byo kuzuka. Kandi ibintu bya Yesu byose bitatu uko bigenda, ariho ukuvuka, gupfa no kuzuka. Ni ibintu byose bigomba kugendera hamwe umwe. Kubera iki? Kubera ko hari ikintu gikomeye cyane cy'uko tukagira ubuntu. Ese tugira ubuntu natwe? Kubera iki tumva yuko tugomba kugira ubuntu ntitugirire abandi ubuntu? Ni kubera iki? Kandi tuba dufite uburyo bwose bushoboka bwo kugirira abandi ubuntu. Ndabaha urugero, abavandimwe murahanga. Njyewe nigeze gushyirwa muri gereza ndi muri Kongo. Nshizwe muri gereza muri Kongo, ndafungwa. Ariko habayeho ikintu gikomeye cyane nabonye cyitwa ubumuntu. Abantu bangemuriraga tudafite icyo dupfana. Hari abantu b'Abanyarwanda babaga hariya muri Kongo benshi, ariko nta kintu batwitagaho, kubera ko navuga yuko twari turi mu Banyarwanda bakeya babayeho nabi. Abandi Banyarwanda bari bagize amahirwe, barize, bamwe bagakora, bakigisha, bagakora no mu mirimo itandukanye. Hari n'Abanyarwanda bagiraga imodoka, ariko twebwe uretse n'imodoka nta n'ingorofani twagiraga. Ariko ibintu nashaka mbabwire yuko nuko habagaho ukabona abantu b'abakene muturanye, akaba aribo bazaga kugemurira. Icyo kintu murumva urukundo ruri, haba arimo urukundo nakwita urukundo rwo kwitanga, ruri spiritual. Ni nacyo kintu Imana yacu ibashaka. Urupfu rwa Yesu no kuzuka kwe bakubwira ko tubera urugero natwe ubwacu, no kwakunze twavuga mu masomo yari yavuze muri Luka 9:23 ngo nushaka kumurikira wikorera umusaraba wawe. Icyo gihe yarataranapfa, ariko yarazi gahunda ze zose umuzipanze, yarabizi, kuko Yesu ni Imana. None twebwe ubwacu tuzi neza yuko ko mu Efeso 5 Paul yaratubwiye ngo soyez imitateurs de Christ, be Christ imitators, cyangwa reka twigane Yesu, tugenderere mu kirenge cye. Nimara n'umuntu tukavuga ngo Yesu yari Imana, ni twabishobora. Hari umusaza umwe gutya twari duturanye muri Kongo, yaradusetaga cyane. Umugore we yajyaga mu bintu byo kwiriza bya kareme, cyangwa akajyaho mu bakarismatike, akajyaho akarara hariya n'abandi basenga, akagaruka. None umunsi umwe arashwana n'umugore we nabi cyane, akamubwira ngo wowe ugenda kwiriza we nkande, kubera ko ufata gahunda yo gufunga, yo kujya murye, cyangwa kwigira Yesu yari umwana w'Imana, namara yagiraga nuko yari arimo kuvuga. Akantu gasa nkaho gashekeje, ariko icyo nashaka mbabwira ahangaha ni urugero rudafatika, kuko akenshi ubushobozi bwacu nibyo twumva, nibyo tubamo, ni nabyo Satani atubwira. Kandi Satani aducungira ku bintu bikomeye cyane. Ese pasika ntiyakubera wowe urugero rwiza rwo kugira usangize abantu batishoboye, nawe ukore iyo sacrifice, wikorera umusaraba, n'ukuntu Yesu yari arimo kuvuga dushobora kumuha natwe igisubizo gikomeye cyane, impungenge, cyangwa navuga igisubizo cyane ku byo yadusabye. Gute? Ahantu yadusabye ngo bazambaza ngo umwami twakubonye, ngo nitwagufungurira, nitwaguha cyo kunywa, nzababwira ngo uriya mwabonye hariya yari njyewe. Niturimo kuba cyawo. Ese turamutse dufashe umunsi wa pasika, ugafata abana mukagenda mukagira icyo mukorera abantu batishoboye, ibyo bintu byiza.
nuko wagura igitenge cy'ibihumbi 5, 6, 7, 8 kiriya wita cy'amajya cya kindi mudamu wawe cyangwa mushiki wawe adashobora gushyira ku muntu, adashobora no kuzana mu nzu, ariho umuntu ugikeneye. Kuko akenshi ibyo twita trash cyangwa umwanda cyangwa biciriritse cyangwa bisuguritse ku wundi umuntu biba ari ibintu by'agaciro, kandi ushobora no kubiboneramo imigisha. Ikintu kimwe cy'isukari ushobora kugurira umuntu ukamushyira ukamubwira ngo ngiyi sukari n'icyayi n'umugati. Wa muntu utabasha kubona umugati na rimwe, abana be bagaca iruhande rw'imigati bakayireba, ibyo bintu byambayeho nacaga uruhande rw'umugati, numva navuga urugo rwacu byageze kubera ko tudashobora kubona umugati. Ugaca uruhande rw'abantu barimo kurya umuceri ukumva yuko bariya abantu byageze ariho abantu rero ushobora gusangiza ikintu n'icyo ngicyo, ikintu kimwe cy'umuceri, ikintu kimwe cy'inyama, ukagenda ugakereya visage, isura y'ibyishimo, isura y'umunezero ku muntu, ukanamwereka yuko ko ubuntu buhari. Njyewe nkunda no kubabwira abantu, genda unamutangireho ubuhamya bwawe nimba uba ufite. Ndabizi neza yuko ko abantu bose mutabayeho nk'ukuntu twabaye, ariko abantu mu biyaga bigari buri muntu wese yatestinze ubuzima bukomeye d'une façon d'une autre, uburyo bumwe cyangwa ubundi waratestinze ubuzima bukomeye. Ni umwanya wawe nawe ubwawe bwo kuvuga yuko iyo cyagenda ndi muri uriya buzima, iyo nari kubona umuntu unyegera gutya sinari kumusengera imigisha. Kandi uburyo bwo kubona imigisha murabizi neza yuko umwami wacu Yesu Kristo yarabivuze ngo utanga niwe abumvisha kurusha wakira. Korera imigisha rero, fata bariya abana, urugo rwawe, mugende shaka abavandimwe bawe, muterateranye, mugende murebe imfubyi n'abapfakazi bari mu bitaro. N'ubu buryo bwose bwo gukorera, nutegereza muzabyumva mu rusengero ntacyo bizamara. Ubu ngubu urimo gutegereza imyenda ya pasika, gusapa, kwambara amasipero wakisi Holande, kwambara ibintu byitwa kwambara neza. Kandi kwambara neza murabizi neza yuko si kwambara imyenda w'agaciro, ntabwo ari ngo kwambara neza na gato, kuko ubyambaye udafite umutima unezerewe, udafite umutima ufite amahoro, ntacyo biba bivuze na gatoya. Iyo wambaye neza ufite ikintu cyiza, iyo wambaye imyenda y'agaciro yenze, ufite ikintu wishinja, nk'abariya abantu bitwa ngo ababishopu cyangwa abapotre n'abandi bariya babona amafaranga aturutse mu bakristo, kandi mu kubakangurira ngo batange. Bariya abantu bose biriya bintu byose bakora, nubwire ngo baba babinezerwamo, baba babyishimiyemo, ntibabinezerwamo, kuko umunezero nuturuka ku bintu uturuka imbere ukajya inyuma, ariko byishimo bituruka imbere, hanze winjira imbere. Ibyo ngibyo ni bita wenda tuvuga nyine mu Cyongereza happiness na joy. Joy ni gift iba yaturutse ku Mana, unezerwa yuko witanze. Nzavuga kuri ibyo magambo abiri kuko akunda gutera ibibazo cyane, nzagira icyo bivugaho kuko mbifitemo experience ikomeye cyane. Rero muvandimwe, ndashaka ubwire yuko reka pasika yawe ikubera umwanya wo gutekereza umuntu wagiriweho rimwe mu buzima bwawe, hanyuma rero ugirire neza. Wari ubizi neza yuko nubwo wasiba amateraniro umunsi wa pasika, ahubwo ugafata iyo gahunda ukagenda ugasura umuntu ujyanye urwaye udashobora kubona mituweli, ukagenda ukamwishyurira mituweli, uraba ugiriye neza, uraba unejeje Imana kurusha no kujya gusenga. Amateraniro sinyabuza abantu, nanjye ndagenda iyo ntateranye numva bitanshimisha, kuko ngomba guterana. N'urugero natangaga, ukuvuga ko ushobora gutaka n'undi munsi ukagenda ukagira icyo ukora, hanyuma rero ugakorera Imana. Nari kuvuga iyindi ariko iminota yanjye igiye kurangira, 10 mba nihaye, gusa ndakubwira gutya: korera Imana, gira ibyiza, witange, ubyigishe n'abana bawe, urebe imigisha izaza mu